Previously on the hunt. Ninde kuyoba kurumwitunyo? Ninde wowe cyuricyo? Kunekeza ko kimwe mu by'ingenzi urukundo. Reka da. None ku makosa yawe ibintu byamaze kugera mu muryango kandi ko twe turi agashami kamwe mu mashami yose papa yoboye. Nta kintu ushobora kuba warampishe mu bijyanye n'akazi kawe. Umwana wanjye mushaka wiki. Ushobora gupfa Icyo nshaka propose. injira mu nzu. Gira nikimari gukora ngo tugumane wenda nari kuba soulmate w'ubuzima bwawe tuzabane kugeza imvi zibaye uruyenzi ese ko ngukunda sinzi impamvu wowe utabibona ese ubundi urashona ko muri iyi love harimo ibinyoma wirukira ugusiga ugasiga gusanga baby wari beautiful wari mwiza kuruta narihana baby wari beautiful naho zisaba imana ko twabana Tugiye sinikubatesheje umutwe gusa aravuga akavuga nk'isanzwe ntatuma n'umuntu ahumeka ntatuma n'umuntu agira umutima nasabye kujya bigahura hehe nuko nkubaje aho tugiye ntabwo ubusigaye unibaho muri nabura gute kubaho bitewe n'ibintu azi iminsi mbona ukora n'ibyo wakoze nimba mumubwiye ngo tuza tugenda aho tugiye kandi ugomba kunyubaha nka so uri kubyumva neza ntagire ijambo rimwe wongera kuvuga tugeze mpaka tugeze aho tugiye Wose umuntu wambaye ko se bamuraza kumuntu. Ni uguhamagara. Ahubwo se nta nubwo nka 20 waba ufite ngo ubinije je mfite 35 gusa kandi je sister yampamagaye ngo kintu 50 rero babunije 20 nta kimwe na sister ikibazo kimwe sibyo. Okay, nta kibazo genda. Reka musigare nganana na murumuna wawe n'ubundi we nta kintu utazi nubwo nta kintu mariye bwose. Ariko nakugira inama gerageza kangu kuve mu bugoryo urimo.
Se papa reka nkubaza buriya ubona bikwiye ifasha umwana wawe mukuru umwana wawe w'imfura w'umuhungu ugamufata inzozi ziwe ukazangiza ukazihirika ati kamujyana akazi kawe mukora kuko ubona bikwiye papa ya ubajije ikibazo cyiza cyane ni nayo mpamvu ushaka kutuganira ndashaka gusobanukirwa umenye buri kintu cyose ukinjiremo umenye ukuntu akazi gakorwa kuko iyi ngiyi uramutse uyinjiyemo igakomera yaba ari business ya famiye ugomba kurangwa famiye ikora ibiki buri kintu cyose ukaba ukizi turi kumva kuko wowe ukuntu mubona umaze gukura uramutse unyemereye ukinjiramo neza ukagenda ku byo nkubwiye wangira umumaro kurusha uriya mukuru wawe umaze kuba ikigoryi. reka nizere ko ibyo ushatse kuvuga atari byo ushatse kumvikanisha njyewe Shaffy none se hari undi Shaffy uranga hari undi mwana witwa Shaffy ngira Baki akusi imana afite ubwoba bw'iki byihorere hano n'ubu ngubu ntabwo ndiyumvisha ukuntu cyangwa ndahera mu kanwa kanjye asukamo ijambo ngo Paula ese wazambera umugore ngo uvuye ku ishuri ibiki n'ibiki n'ubu ntabwo ndabyumvisha na gato kumva ubwoba bwandenze simana ibyo nibyo biri gutera ubwoba byihorere simana n'umukunda kandi ndabizi aragukunda byatara urumva gusa nyine mani si wakumva ukuntu Paula yababajwe mu rukundo kuko nyine nanjye numva ko ari we muhungu wa nyuma bakundana mani kugeza ubwo mwazana abana sibyo rero ndakwizeye we niba umukunda nawe akaba agukunda bivuge bimubwire kandi ibyo gutera ubwoba ndamukunda cyane ndetse cyane cyane kurenza uko nabyumva pe kuko niyo ko bwa mbere twari dukundanye tu kandi anifuza ko yaba n'umwana n'ubu numva bavuga ngo urukundo mu minsi ngo nta rukibaho ngo rwaragiye ngo rwaracendereye ngo ntago rurambe ibiki n'ibiki ako ndifuza ko ngiye urwanjye rwa mbere rwaramba nyine kandi rukaba n'urwa nyuma akaba nyine ari wanjye iteka ryose kugeza ntakihagihari tu gusa nyine mfite ubwoba tu mwana gusa nzabivuga mwana biriya bintu ngo wihangayika mwana wihangayika ahubwo ikintu nakugiramo inama ukanya tujya kuryama urara ubitekerezaho neza fresh ukuntu nyine uzayimubwira nawe nyine nawe arabyumva ni umukunzi wawe nta kintu nzagufasha ukuntu tuzamukora surprise ku buryo nta kintu na kimwe azamenya tuzamukora surprise ku buryo nta kintu na kimwe azigera amenya aho wundi we wigira ubwoba mwana ibintu byose uzabigufashamo bigende neza nawe nyine uratekereza ikintu kizima nyine uzamubwira umukomfort naribi ndakwizera igura umwana mwiza wowe mbwikuremo kandi nawe ndabizera gukunda ntabwo byakanga kabisa se papa urabizi neza ko nanywa coffee ariko samenya gute ko umwanya mwinshi wabaga wagiye tutazi urukundo rwawe nk'umubyeyi umva wabimenya ko Shaffy gerageza unyumve ese waba usobanukirwa iyo bavuze ko umuryango ari ugomba kuza imbere y'ibindi byose papa ndabyumva pe cyane rwose buri muntu wese aba agomba gushyira imbere umuryango ukaza ku mwanya we wa mbere ariko se papa hagati aho wabuze ikindi kintu wakora kitarimo guhemukira abandi bantu indi miryango y'abantu kugira ngo ukunde ushimishe umuryango wawe wabuze ikindi kintu wakora koko wow biranshimishije umaze kumenya ubwenge
biragaragara ko ubwonko bwawe bwagutse kabisa, bumaze kwaguka cyane ahantu impande zose. Niyo mpamvu rero nakuvuga ngo unywe ikawa. Abandi baravuga ngo ujye unywa inzoga utazabimbwa, nawe rero unywe ikawa ukomeze waguke mu bwenge, ubwonko bwawe bwaguka sha. Shaffy ntabwo yigeze amuhamagara. Yamamagaye ariko arambwira ngo yangirwa umugore ngo ni mama, ngo yahangayitse, ngo arimo ngarumva ngo situation turimo urugo yaruteruye, reka sinakubwira afite igikabyo. Ariko njyewe ndumva nibyo yahangayitse ariko uruhande rwacu. Ngo bishatse kuvuga ngo inshuti yawe igiye kubona ubutabera kose. Gusa fe ni byiza ubwo bigiye kurangira. Ibintu byose bigiye kurangira bisubire ku murongo uko twari tumeze. Cano kuri pe Imana nimfashe birangire neza kuko nanjye ko ndi kubibona harabura gato ngabona ubutabera. Ariko se we tuvuye kuri ibyo Izere na Yannick bari. Nanjye nahere mitungo mbona bari ahantu bari kuganira utuntu ntazi tu. Sinifite. Izere ashobora ko hari akantu arimo arategura, ntabwo ubyibuke yabaga afite utuntu ashaka gutungura mu rugo we na mama ukuntu babaga bongorana, cyane cyane babaga bagiye kudutungura ku masabukuru yacu. Buri Izere afite akantu atsimbye, ahubwo ikibazo gisigaye ni agaki. Sinagakiro. Gusa ariko Izere ntabwo ajya abasha guhisha amarangamutima ye. Iyo hari ikintu ari bukore n'ubundi urabimenya, niyo yaba ari surprise urabimenya. Gusa ariko se ko njye nta sabukuru mfite muri uyu munsi, muri mwe hari umuntu ufite isabukuru uyu munsi se? Nanjye nayo. Isabukuru yanjye ari ejo bundi kwa mbere. Ahubwo se niba ariyo ko tubivumbuye bataragutunga, mbega surprise. Ubuse niba gutungura uzarira uzifata. Usko usanga ari bagiye gutungura. Turabyisha aho. Nzigira nkaho ntari mbizi. Ariko byose Izere niwe bitera nyine aba yashyashyanye. Ubundi utuntu yongorera na hirya no hino ko nanjye naherekane mubona. Ntabwo abasha guhisha amarangamutima y'Izere. Shaffy karame, ibyo byose nkubwiye ntabwo nabikoze kubw'inyungu zanjye njyenyine, nabikoze kubw'inyungu zawe, nabikoze kubw'inyungu za mukuru wawe, nabikoze kubw'inyungu za mama wawe, ndetse nanabikora kubw'inyungu za mushiki wawe urwaye. Niyo mpamvu nkubwira ngo mbaruntega amatwi unyumve. Uriya nakubeshyira n'ubwo sinumva neza ikintu ushatse kuvuga. Ntabwo ndasobanukirwa neza. Yego basi wenda wakoze buri kimwe ku bwacu, ariko si bwa rimwe. Ujya utekereza kuri ya miryango uhemukira kugira ngo twe dukunde tubeho neza. Hari ikintu utarasobanukirwa. Umuryango ntabwo ari ingenzi gusa, ahubwo umuryango ni buri kimwe cyose gishoboka. Niyo mpamvu umugabo yicara akavuga ati njye nzakora buri kimwe cyose gishoboka ariko umuryango wanjye ujye imbere, umuryango wanjye ugaragare, ku buryo no muri quartier atuyemo bavuga ngo uriya muryango uri imbere, ku buryo n'imyaka 100 izashira wa muryango ugihari. Rimwe na rimwe akanafata na risk, abizi neza ko ibyo binagiye gukora isaha n'isa byamujyana muri prison agaheramo ubuzima bwe bwose, ariko akemera akabikora kubw'umuryango we. Uri kubyumva neza? Akemera akabikora. Okay, ndabyumva. Ariko wari ufite inzira nyinshi zo kubikora mu nzira nziza, apana kunyura mu nzira mbi. Wari ufite amashuri, yewe unafite foundation, ariko nyine unyuza mu nzira mbi urahemuka. Ese buriya wibwira ko kwifatanya n'abari abana b'inzerezi utazi n'ahantu bavuye mugafatira video mukayijyana kuri polisi ari njye nyine mwamurimbuye? Iriya video ugiye muri polisi ikajya hanze isi yose ikatwota, waba wirimbuye wowe ubwawe Shaffy, waba urimbuye mukuru wawe, waba urimbuye mama wawe, none ikigeretseho ibyo byose waba urimbuye Kanyange wa mushiki wawe urwaye.
ibyo bintu bizirikana. Viye. Okay, ndabyumva. Ntarebi bakanginde bitekerezo. Ano gihe nsigaye ngutinya. Umva icyo nakubwira ariko ngutinya. Ariko kuri inshuro reka ngusabe. Ntabwo ngiye kugushinja ubugome. Yewe nta nubwo ngiye kuvuga ngo ngufatanyije na so. Ariko n'ubundi sinatinya no kubivuga muranafatanyije. Ariko hoya. Pase. Nawe koko. Reka ngusabe. Ndakwinginze. Mbabarira urinde Fiona. Wikwishandika mu bintu bya papa wawe. Ntabwo nshaka ko Fiona yongera kubabara. Uburyo yababayemo birahagije. Kandi Pasi ntabwo isura yawe ikwiriye kuba umugore. Ntabwo ukwiye kuba mu bagambanyi. Mwana wanjye niwe wenyine mfite wo kwakugufasha. Ndakwinginze Pasi. Mbabarira urinde Fiona. Niwe wenyine wabimfashamo. Mama Shaffy. Humura kandi nanjye ndi gukora uko nshoboye. Yego. Kandi si kubwa Fiona gusa. Shaka no guhagarika ibikorwa bibi bya papa. Nagira icyo nabikoraho. Humura wowe tuzi. Yego. Nizere ko ushobora kurinda Fiona ukamurindana na bagenzi be bari kumwe. Wowe tuza sibyo? Twanze tubitware gake. Fiona wongera babaye bihagije. Unyegereza kuri Fiona umutima ukansiba. Wowe humura pe sibyo kandi tuzi. Ndakora icyo nshoboye cyose. Ndagusezeranya yuko papa nta kindi kintu cya nta wundi muntu arongera kongera kubabaza. Bana wadufasha. Fasha. Yego nanjye rega papa yaramenyekeye. Gusa numbaze nyine uburyo nanjye yaramenyekeye. Ariko tuzi. Nawe yaraguhemukiye. Umwana yabaye umugabo we. Urabona ukuntu asigaye akubagana ibintu byose, ari kuramo inkweto, yongera yambara. Yabaye umugabo Brian. Yabaye umugabo. Gusa ariko sisi hagati abona yatunguwe. Wa mutipe washatse kukwihakana akanga no kuza mu rugo ngahure na mama niwe musigaye mubana muri iyo nzu. Cyane rwose. Bigarankunda. Bigabura cyagiye nuko nta mafaranga yari yakabonye. Ariko ubu yabonye amafaranga, yabonye akazi keza kandi byiza biri imbere. Shana no ndumva ari byiza. Kubi biranshimishije kuba usigaye ubana na papa Brian. Biranshimishije kabisa undi kubyumva mu minsi iri imbere nabwo n'igikwe kiri buze gutegura. N'igikwe muragitegura rwose nka bimwe mama yifuzaga. Numva arana biteganya kubona amafaranga nayabona urumva nyine nuko itatwitegura n'ubu. Kuri pe byiza kandi ndishimye. Umva aya mafaranga akimara kuboneka. Nitegure bukwe hafi. Umva mbese nzaba ndi mu bicu. Ahubwo se sisi ejo wazaje ugasuhuza inshuti zanjye, abashuti banjye baje kunsura hara mu rugo. Nyine uzaje basuze bataragenda banakubona. Kandi nayizere na Fiona nabo bari. Shaffy, naguhaye umwanya munini wo kubitekereza nk'uko wari wanisabye. Kandi ndano kugira ngo tubirangize mbega dufate umwanzuro. Ariko mbere yo kugira icyo umbwira, banza utekereze kuri mukuru wawe, utekereze no kuri wowe ubwawe no kuri mama wawe.
yewe utekereze no kuri mushiki wawe ahantu ari. Ibyo byose umara kubitekerezaho, wibaze nyuma uko bizagenda mu gihe cyose naba amaze gufungwa n'imitungo yanjye leta imaze kwiteza cyane. Jambo ryawe. Bien, urabizi fashi ngiye kuyiguha, ariko kuri kondisiyo imwe. Nta muntu n'uyu n'umwe mu nshuti zanjye ugomba kugira ikibazo cyangwa se gukomereka niyo n'ikintu gisa nacyo. Ubwo rero nanjye ngiye kwemera kugambana inshuti zanjye, ibyo nubinyemerera nta kabuza ndayiguha. Ndayiguha pe.